Iwe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira Imena Official, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi twabateguriye. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho uburyo wamenya imico y'abantu ugendeye ku bwoko bw'amaraso yabo. Uko iminsi igenda ihita, ubushakashatsi burarushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru mu bintu byose. Siyanse nk'ikintu gikunze gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo, yemeza ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu afite bishobora gutuma agira imyitwarire runaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Nk'uko rero ubwoko bw'amaraso butandukanye, n'imyitwarire y'abantu igenda itandukanye bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu afite, igitsina cye ndetse n'imyitwarire ituruka ku ruhererekane rw'imiryango igira uruhare runaka mu myitwarire y'umuntu runaka, nk'uko byagiye byerekanwa n'ubushakashatsi butandukanye. Ubwoko bw'amaraso y'umuntu rero nubwo tuyabona yose atukura, ariko burya agabanijemo amoko ane, ariyo O, A, B ndetse na AB. Ubu bwoko rero butandukaniye ku biyagize, bifasha mu ikorwa ry'abasirikare barinda umubiri w'umuntu. Ibyiza rero ndetse n'inenge mu bijyanye n'imyitwarire ya buri bwoko bw'amaraso nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Turahera kuri groupe ya A. Mu bushakashatsi bwakozwe n'impuguke zo mu Buyapani, zagaragaje ko abantu bafite aya maraso ari abantu basabana kandi igihe cyose baba biteguye gufungura ubushuti. Mu bijyanye n'imyitwarire, umuntu ufite amaraso ya A yihugiraho, gusa ariko akaba umuntu wihangana, wifata agapfira muri nyagasani. Ikindi ni uko ari umuntu uba ushaka kureba kure, bityo bigatuma anagira ubwitonzi mu gihe cyo kuvuga ibyo atekereza, kubera ko aba yumva ko agomba kuvuga ibintu biri ku murongo. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A bagaragara nk'abantu bitonda kandi bacisha make iyo barebera inyuma. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya A ngo ni umunyagitugu mu cyayenge. Ku bijyanye no gukora akazi, aba bantu bakorera mu mucyo, bakirinda akavuyo kandi batabeshya. Ikindi kandi bakunda umurimo unoze, bagakunda gusabana, bakunda gukorera hamwe n'abandi kuko baba bazi icyo bashaka. Niyo mpamvu rero abakoresha babo babakunda. Ku bijyanye n'inenge, abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A ntibakunze gufata iya mbere ngo bibwirize icyo gukora ku kazi, kubera kwikundira gushakisha ibibaha amahoro n'umutuzo. Aba bantu rero ngo bategereza gukora ibyo basabwe gukora, naho izindi nenge harimo kuba bagira isoni ndetse bakanacika intege vuba, kubera ko iyo bahuye n'ibibazo batangira kubona ibintu byose nk'aho ari bibi. Ku bantu bafite amaraso ya O cyangwa se kuri group O, abantu bafite ubu bwoko bw'amaraso bakunze gusabana na buri wese. Ni abantu bahorana ibakwe kandi ni abanyengufu ndetse ni n'abanyamurava. Ni abantu batagira icyo batinya, bityo bakaba bakunze kuba bafata iya mbere muri byose. Ntibapfana ijambo, gusa imbere muri bo ni abantu batuje kandi bagira urukundo ruhebuje. Mu bihe bikomeye bakunze kwirengagiza ingaruka, naho mu kazi barangwa n'umurava, ibakwe ndetse no kumva ko ibyo bakora bibareba kandi bagomba kubisohoza neza. Abafite ubu bwoko bw'amaraso bakaba bavamo abayobozi beza kandi babasha no gucunga neza ibyo bashinzwe. Gusa inenge yabo ni uko batajya bemera kunengwa muri kwa gushaka kuyobora no kugaragaza umuhati. Ku bijyanye n'urukundo, abafite amaraso ya O ntibazarira bakubita banura kubera ko baba bazi icyo bashaka. Ni abantu bafata iya mbere mu rukundo kandi bakagira ipfa ry'imibonano mpuzabitsina cyane. Mu rukundo rwabo bimariramo uwo bakunda ndetse bakanamusaba ko agomba kubaba hafi. Ku bantu bafite amaraso ya B cyangwa se group B, abantu bafite amaraso y'ubu bwoko bagaragara nk'abihishe kuko bigoye kubamenya, gusa birahagije kugirana nabo umushyikirano nabo mu rwego rwo kubamenya. Ni abantu bigoranye cyane kumenya uko bateye, ndetse no kubakunda bisaba kubaha urukundo ruhagije kugira ngo bakugirire icyizere maze baguhe ubushuti. Ni abantu bigenga ndetse batinya ko ubuzima bwabo bwayoborwa cyangwa bukavogerwa n'undi muntu, biha icyerekezo kandi banga akavuyo. Ni abantu bagira ingufu, babanguka mu bijyanye no gutekereza ibintu by'ubwenge. Ni abantu bazi guhanga no kuzana udushya. Gusa ku bijyanye n'imyitwarire, ni abantu bahinduka nk'ikirere. Iyi ikaba ni nayo mpamvu kubemeza ku bijyanye n'urukundo bigorana cyane. Ntibahinduka bitewe n'aho bari, ahubwo bahinduka bitewe n'ibiba biri mu ntekerezo zabo. Ni abahanga mu kazi kandi bakora ibintu by'umwimerere. Ni abantu barangwa no gutekereza kure, bakabasha kuzana udushya kubera ubwenge n'ubuhanzi bubarimo. Kubera kugira ubusesenguzi cyane ndetse no kudacika intege mu kazi, cyane cyane iyo ari akazi bakora bagakunze, abantu bafite B bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa imishinga minini igaragara nk'aho ikomeye gushyirwa mu bikorwa.
gusa inenge yabo ntibumvikana n'ababaha amabwiriza ndetse n'ababashyiriraho igitsure n'igitugu kuko bibagora kwibona muri group. Ku bijyanye n'ibyiyumvo mu rukundo, ni abantu bagira igikundiro ndetse banabasha gukurura no kureshya abo bashaka, barabakunda. Gusa kubera ko bahindagurika nk'ikirere, bahinduranya abakunzi, ariko imikundire yabo iba itagamije imibonano mpuzabitsina cyane nk'abafite amaraso ya O. Tugeze ku bantu bafite amaraso ya AB. Abafite aya maraso akenshi bagaragara nk'abantu b'abanyagitsure, bagasabana, bahora bakeye mu maso ku buryo bigoranye cyane kumenya ibyo batekereza. Hanze ni abantu bakunda impinduka, bagakunda inshuti ndetse bakanakunda ibirori no kwishimisha. Ni abantu bakunda amahoro, kenshi usanga ari n'abanyabugeni kandi bakananga akarengane. Imimerere n'imitekerereze byabo babasha kwirwanaho mu byo bakora bitandukanye nk'abantu bafite amaraso ya B. Ku bijyanye n'akazi, bakunze kunoza ibyo bakora kandi bakaba abantu bazi gutsura umubano cyane. Ni abantu babasha guhita bakira impinduka vuba kandi bakajyana nazo. Kubera gushyira mu gaciro no gushaka ibisubizo ako kanya, bituma babasha gusesengura no gukemura ibibazo bikomeye cyane. Abantu bafite amaraso ya AB nabo ntibakunda kwicara ntacyo bakora, bityo akaba ari nayo mpamvu bakora kugeza ubwo bumva bananiwe. Bavamo abakozi beza b'abanyamurava, biragoye cyane ko bafata icyemezo iyo bibaye ngombwa. Ikindi bazwiho nuko batihanganira gukorera ahantu bumva badafite amahoro, ndetse bakaba batanabasha kwakira amatiku, gutonganywa cyane iyo ubushobozi bwabo bukemangwa. Ku bijyanye n'imbamutima zabo, abantu bafite groupe ya AB ni abantu bagira indoto kandi bagashaka kuzishyira mu bikorwa. Ikindi kandi ababihariye nuko bumva ko bagomba gukundwa aho gufata iya mbere ngo bakunde. Niyo bakunzwe babyemera ngo ari uko batangiye kumenera abo biyumvamo amabanga yabo. Ngubwo rero ubwoko bw'amaraso y'umuntu, nubwo twayabonaga yose atukura, ariko burya agabanishemo amoko 4 ariyo twabagarukiyeho ya O, A, B ndetse na AB. Ubu bwoko rero twabwiye ko butandukaniye ku biyagize, bifasha mu ikorwa ry'abasirikare arinda umubiri w'umuntu. Mwakoze cyane kudukurikira, tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Naho ubutaha.